udashaka icyo kurya mwana ntabwo ushonje ko natetse bihari bye nta peti mfite mwana cyangwa ibintu nkubwiye biragukorogoshesha ndabona umubotari umutwe ibyo ngibyo nta mwanya mbifite ibyo ikibazo mfite mu buzima ntabwo ni Monika ikibazo ni Monika numva uri kuri phone hanze niba uvugisha gise akora nyibagiwe cyangwa ni cyanurira mwavugana ngiye mvugisha nowe ese ko mbona babiciye amazi wabo kandi babivuze ugira ngo ngiye kumuvugisha aho nakubwiye biseriye man ntubica amazi nagenda twagenda mugende tugiye se wowe wasigara hano mariki nkasigara hano mariki se ubundi njye nize ese ubundi uriho uratwohereza burya ndakuze twaje pa kimwe yoho wumva imyaka maranye nawe si mike ntabwo nzi hanyuma rero ahubwo ugiye kumenya Monika uyu nguyu ni umwana wabyaye n'amaraso yawe urankurikira neza amafuti yawe n'amanyanga yawe n'amahano ugira tagira ngo nigiye uhora uhondagura nguyu azakugaragura kunywesha amazi kwikanya ya umva ibyo mama kubwira mama bivuga nyine ubimubwira mu maso yawe kugira ngo umugumure muragumura umwana wankubise atarakura ubu yarakuze uramushyiramo ibintu mu bwonko kugira ngo arusheho kunsuzugura aho uribishye ntabwo ndi wo mugusuzuguza ahubwo ni wowe uri wo wisuzuguza ubuvuze navuze ngo Monika ni amaraso yawe uko wiyize uteye niko nawe ateye ubwo urashaka gusobanura iki icyo nakoze gihe naronshinze album nyine uragira ngo usobanure iki ni wowe uyu amaraso amutembera mu mitsi n'ayawe none ubwo mutapambana hari icyo utumva se pambana ngiye mutapambana hari icyo utumva uyu nguyu umwana w'ejo bundi ntabwo rero noneho uzamushyingira umugabo adashaka none se wowe nanjye ubwanjye sinabyemera umuvugizi we ndi nyina ariko uri umuvugizi we namuhaye nyabisindu ngendana naramwonkeje uwo mugabo kandi ikintu gitangaje nuko nawe reka tujyane ibintu bukeya uwo mugabo iyo mayibobo ntabwo tuyishaka uwo mugabo muri tamayibobo ntumuzi nturamubona ari ukicara ukavuga ngo ni mayibobo mu bwonko bwawe murabara muratekereza ariko se sheri reka nkubaza akantu bishorobwa ubundi wowe wazamuhaye mushiki wawe kareka kumumera umwana ntiwajyaga kuva mahari kuri mazi yari ahariho hose nushaka uvuge n'induba ahariho hose nta kibazo mfite asundi papa ariko jewe sinduye mbere yo gushaka kunkingira umugabo ntazi nigeze mbwira ko nagumiwe nigeze mbwira ko nabuze umugabo none se umugabo uri umwishakira ntawe nshaka papa nukuri ntawe nshaka nushaka unyice nushaka unkorera iki ntabwo ntushaka waramubonye nano nshaka kubona umukobwa ntiyurira se gutyo mama oya babarira erega nanjye reka muvuge reka bikore no bimutoje papa rega byose biterwa nawe kandi amaherezo y'ibi ngibi uzayabona nawe aho ubona uriya mukobwa afite ubwenge bwo kujya kundega mbona babigize imikino ariko ntabwo naguseka abantu bacembanye baba baziranye bihagije ushaka kumva atari seriye kandi ngewe ejo nabonye mvanga ari seriye rero mwafata telefone umuhamagara umusaba imbabazi bana birangiye reka kwihagarara urabizi mu gihe tumaranye cyose kinini gihagije rero ikosa ntashobora gukora ngo upfukamira umukobwa icyo ntigishoboka ntikizanabaho ko umuntu uza mupfukamira uri mageragere cyane iterabwoba mwana kuko mbona hari ikintu wizeye man haba undi umuntu w'umugabo atinya gereza umwana wawe ibyo wivugisha umuntu wafunze wumvise ava hariya ahantu ahavuga neza hano eda yafunzwe n'utuntu tw'amafuti wifitiye uwo Sofia yawe niba ari Sofia ni Monika uwo muntu Monika wawe hamuhore mu ndorere
mbabarire kuri no nshuro nta mahane nshaka nta mbaraga nifitiye. Avuganye uyu nguyu ra ariko ntacyo ubwaje byabaye nabyiza mukaganira nta birere. Asha ntacyo mba mfite cyo kuganira n'uyu nguyu. Ura ntacyo dufite nta kintu twabona twaganiraho. Imana izanyuze no ugize imana uramusanga nk'abajyanye ya na wa mugore wambabari wataje kango bungu bundi wasanga witwaje n'ibyo mu kanjomba. Yari genge nibaza niba ubuzima bwakanshaka. Ese umurwayi ninde wirirwa zakagura hano ha ubundi abaturanyi birwa babona uharata cya gipangu ubu bagira ngo udufaranga twica ntikize wamaye niko dutuma zivuga ngo nawe ngomba kugaruka niba utagomba gukora inshingano zawe n'iki cyambuza kugaruka. aho ubundi naye amafaranga nshaka kuguha yaguhaza uko. Ese ubundi wakoze inshingano zawe nk'umuntu w'umugabo kareba ko nge nirirwa nza gusirisemba hano. Noneho uragira ngo ushyire mu mago wagira ngo nkugire umugore noneho byeruye. Ako mama bundi papa yabaye iki gituma yikora ibintu nka biriya? Nanjye simbizi byaranyobeye. Urabona ukuntu aba ari gutera abantu ubwoba. None sisi ntuyireba. Shana rumiwe pe. Uzi yuko nkurikije ukuntu agufata n'ukuntu ari kukuyobora n'ukuntu ari kugutegeka ameze nkaho yakugurishije. Ngo nanjye mfite papa. Mana rumiwe pe. Yima mbona wagira ngo yarakugurishije pe. Kuko bitewe n'ukuntu ari kuguhatiriza uriya muhunga aramuguhatiriza. Si urukundo mukundanye ntaranamutwereka ariko aramuguhatiriza. Bigaragare rero yarakugurishije. Ese undi ma uwo muhungu waba umuziho? Ntawe umuzi. Ntawe nzi pe. Nta n'uwo ndabona. Akuma cyangwa wasanga nta n'uhari. Twasanga papa bari kudukinisha. Shaka ukuntu nabonye so aba yariye karungu. Wibaza ko biri aho gusa. Nisa kifata akaba ari kunkigika umuntu gutyo. Reba ukuntu asigaye ari umusinzi wa buri munsi. Asigaye ataha buri gihe yaborewe kandi akaza guhatiriza uwo muntu. Nyamara wasanga tubeshya ntawe. Simbizi. Nta cyizere ndi kubiha. Gusa reka duhangane nk'abantu kuko nta kindi twabikoraho. Yazi nsanze yaraye contesting arebe yaramutse anshakiye umugabo akabona ariko hoye ni kuri anamera n'ubundi ngiye ntago nabana n'umugabo nashaka ntanazi. Ushobora no gusanga ibyo avuga bihagazeho ari ukuri kwe. Sinibaza ikintu uwo musore yamuhaye. Bari mwiza, bari igiki cyangwa yaramurogesheje. Ntabyo nzi pe, nta cyizere cyabyo mfite kuko ntabyo nzi. Iyo agiye ntago tujyana. Abese ariko ntacyo. Sa turahangana paka. Wazajye buri gihe abona winja muri no rugo ubu ntiyagira ikega n'ibindi. Hariya ra ngo ashaka kumfungisha. Hagufungisha se. Ugufungisha se gusa ahubwo uraje ubyumve hagarara hamwe. Ako bwenge buke we. Ubu urashaka kumfungisha hejuru y'ubu faranga butanashinga. Ese ubwo mwana niyumva ngo wafungishije. Ngo iki? Umwana niyumva ngo wafungishije se azabifata gute? Ubwo se wowe urifata ukiyita ngo se umwana wanjye. Kuki suma? Ku nshingano sukora. Base ku rimwe mu cyumweru uza kumusura. Nimba ntari se umwana none uje gukora icyano. Uje gukora icyano. Umva rero ikintu gihari. Nagendesheje pe. Shamva havumwe umunsi nahuye nawe ruri. Havumwe umunsi nahuye nawe. Ubu njye nicuza. Nanjye nkicuza impamvu ntabanye nawe. Nkumva. Yegere umuhungu gusa. Ariko rero reka nzajye nkubwira none. Umbwira iki? Ntituzajya tugera ku bintu byo gutukana n'ubanza nawe uvuga ngo ndigegera. Ndakwiyanye rore utari yose, utari yo niki kizimukora.
ndaguhamagara ngo umwana yarwaye habe no kuza no kwa muganga no kutureba habe no gufata telefone yawe ngo byibuze unambaze niba twanavuye nuko umwana ameze. Amafaranga ni wayabonye ngende umuganga uvura umwana ariko se amafaranga niyo rero umwana habe no kuza no kuri umwana wawe byibuze rega n'umwana kubonye byibuze yanakwishima yanoroherwa ako se ubundi uri umuntu ugira byibuze n'ubumuntu muri wowe kandi uri kunshaka ugira n'umuntu subiza ni wowe mbaza ugira n'umuntu muri wowe harya ngo urashaka kunyiyenza we bamfunge urimo wanshakaye impamvu kugufunga gusa umugore uno munsi ntambara dore ninjye nawe bariyemeje uraje ugenda ukatirwa imyaka nugenda ukarya biriya bigori 1 2 3 nibwo uzamenya inshinga nibwo uzamenya igihe ko nkuzi uragira akisi kiseki nkoka byana umva ndaje gufungisha ibi byose wigize wirirwa utesha abakobwa hano muri Kigali hako bundi ukeka yuko leta ari so ari nyoko umutwe muri ragereza ngo iki ntabwo ibyo bigira nibiki kujuka byumva neza uri mu mapingo hashize igihe kingana gute mushyize mu muniko urashaka undi muniko kuki ibeshye wongera unkore hose cyangwa wabonye ari kiriya gihe ndabubwiye ngo burya sibuno ninongera kugukoma nzagusigira sinye uzibeshye ntankozeho nibi Chamo ntakubeshye ndumva hari ibintu bimaze kungera aha imyitwarire ya papa wawe nukuri ko Imana amaze kuyirambirwa maze kurambirwa imyitwarire pe ega mama no kwiriye kumwicaza ukamwumvisha ko nawe ufite uburenganzira nta mugore ugipfa gukontororwa uko abonye ibyo byari bya kera itegeko rirengera abagore ritaraza rero kugufata akaguhondagura akakugira igikoresho akumva ko nta jambo ufite mama ibyo ntabwo bigikora ugomba kumwicaza ukamubwiza ukuri ntukemere ko hari umugabo ukumenyera ariko ibyo ni ibiki uko bibonye nta mugabo ugomba kumenyera mama ibyo uvuga birumvikana ariko se nyatari ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye mama atinyuka urashoboye ibyo kuvuga ngo ntabwo byoroshye byo biroroshye cyane ahubwo erega so yambitsemo ubwoba mpondagura buri munsi nta jambo ngira ariko nsigaye mutinyuka asigaye avuga nkavuga ariko icyo nishingikirije nuko uba uhari kuko iyo uhari ntago yankubita ariko iyo udahari sha turasekurana saba nawe ugitse ngo urasekurana nyine turadihagurana ariko iyo uhari nyine arabitinya kubera ko abazi ko hari igihe wamumfasha umva ko twamwataka ko twamukoreraho ikipe nambara yaba hano nta n'umuntu wayihosha ngihagarare soko ari kirema bukora usiwe yadushobora turi babiri wamuruma ukuguru nkamuruma amaboko nta yaducikira yatumena ntabwo yatumena wajya wiruka ugahita ufata nk'ikintu mu gikoni ukaza kubita nanjye nkasubirayo tukamuzunga tukamubera nk'udushishiri umwe aruma hasi undi hejuru undi inyuma kurya ajya hano ukareba ko tutamushobora kandi wa mugore uri muri amhiga ngo yiga ibiki reka ngo ikintu ibyo wigize byose imyaka yose wahereye iki ni cyo gihe ngo leta indengere itegeko rindengere ahubwo ushaka abavuka benshi bazakuburanira ubashaka ya mafaranga yawe wirirwa ngo gutanga none uzayatanga mu bavoka ahubwo se ko nkuzi urajyaye ese ayo mafaranga wirirwa uvuga cyangwa se ahubwo ushaka abantu umva buteganya nk'abavoka nka 7 hafi aho ngaho bazakuburanira ese wagiye kuyatungisha umwana yo ngaho uzajyana mu manza ngenye nakureze se bakazaza hano kugufatira muri inzu yawe ribi kazaza kugusohora nk'ingegera nibwo uzabibona urandeba se undeba urandeba
uraje ubibone uraje ubinanga rugero rwabaga hano muri Kigali babaye ingegera banza abana babo bakabakana cyangwa bakanga no gutanga ayo nirwa ngo hasi nuko nihakanye ayahe suma ayahuma ubufaranga bw'ubusoma ejo bundi kwa muganga amafaranga atanavuza umwana usabonaga ari amafaranga agenda akavuza umwana nta na silence umwana afite umuntu akagura n'imiti umwana akenera imbuto umwana akenera ibintu byinshi ibyo byose ntujye ubitekereza wirirwa mu mayoga amanywa nijoro gusa nicyo cyonyine ushoboye no kwirwa amajipo y'abakobwa akundi ubu nagura radio muri ino nzu uravuze ngo ni radio uracuranga rwose uzabyicuza rero ibi bintu ubunywera uzabyicuza ko areba gusa kana nigende n'ubu uri kuntera isereri uzabibona maraya Birangiye narisobanukiwe ntabwo wapfa kumenyera uko ashaka ngasanga ngo mbite nkaho ndi ngoma y'abaporoso ntibishoboka ngaziza nyobore angire nk'ipupe anjyane epfo ruguru ngo nanjye nemere ubu nanjye namenye ubwenge nta muntu ugomba kumenyera mba ngomba kubahabya usiko nacyo gihugu kari gishaka kumubita nese nyifata akaboko kibwira ati we ariko nari mfite ubwoba nanjye byangwiririye ibyo ubwoba byo narindiho mbitekereza ko wabugize ubwoba nyine wihagazeho nafashe sinzi ukuntu ahantu byaturutse ariko nahise nihagarara ndamubwira ati n'ikindi gihe amaraso nayasope mama nta muntu ugomba njye kumenyera ubu narabahagurukiye hasi hejuru ajya hasi njya hejuru azaci yo mu nyanja ntega ubwato ubu mva imbari nagifashe navuga ati kiranyica sha ako mutima yorora injanga norora imbeba wari ufite ubwoba koko bahinga ubunyobwa nawe worora inshishi nuko bimeze bahinga amashu norora inkwavu umva ubu ni imbari nanjye ku buryo bajya bagomba kuntinya nanjye bajye bambona bantinye aho kugira ngo mbatinye ariko bakumenyereye ati kono kari abagabo ko nagifashe ko kitankwisese ariko nzi ko kigiye kwita kinyigoronza kikankubitisha undi ariko narwanye kwitondoka ceko byari fire mve ngo nanjye navuze ati kabisa cyakora uko nguko umeze niko nanjye kera nari meze nkiri muto kera buriya nari umukobwa abo ubu ngubu babita ngo nibishegabo nari imbambari nagiraga amahane cyane nese byaje kugenda uti gusaza niko bimera ubundi mbanzi ko abakecuru aribo bagira amahane ngo waje gusaza ngo birapfa narashaje shaso yamazemo amanyama umva ntago njye nzasaza rero ngo uzigumira uri muto rado nzagumya ndi muto kugira mpangane nabo niko bimeze bazaciza ikirere nzatega indege ubwo nyine biriya baba bivuga ngo bafite izindi mbaraga nanjye nzajya nshaka iziziruta nimba baguruka nanjye nzatega indege si kimwe kuri kimwe se nibyo pe ntabwo mbeshye umugore ko yarakurishe nimba ari inkubaye ndura muntu baramundoze bamumbaburiyeho ariko rero nareka kubwira menya wari hanze ntabwo wagira kabisa kandi ikibazo cy'imitekerereze ya nacyo kiri hasi kabisa mani uyu muntu ntabwo ufungishe bizakumarira uvuze aguma tekereza mu manjye bitangiye kushaka reka mwibarize ko numva ubu supporting uriya mugore ubundi hagati yawe nawe harimo yiherura relationship bro urabizi ndakubaha kabisa ariko nta kintu upanga nawe ariko uburyo utwara ibintu mani nawe sinito nawe ndagukemanga nta kunyemanga mani ese mani ubona amafaranga menshi kandi meza urimo avugira uriya mugore si ukumuvugira ahubwo ni kugerageza kugukavaringa mani ukemura ikindi kibazo biri wajya ureka kunsuzuguza n'abagore reka no kwivanga mu bibazo by'umugore wawe ariko nihagira ejo cyangwa ejo bundi nihagira ikibazo kivuka uramenye ko ubu ari we wahita ugenda ukamupfukamira ukagira ntabwo upfukama ni ibintu byoroshye mani utuntu aba ashaka turanoroheje cyane ariko sinzi ukuntu nk'ubu numvaga ko mugiye kuganira mutuze uri kumva nawe reba ayo mafaranga nazayabona yo guhora muha buri gihe sari uko nagira nimba umwana arwaye nkayamuha
we ntashobora guhigira inda akigaburira. uyu mugore ikintu wabonye ashaka ni ciri udashaka umuganira umuntu akiza ahangaha uhita umwakiriza imiguruko mwana. Aya mwana mbabarira mbabara rwose ntukivanga hagati y'ibintu byanjye ese ubundi ko numva bikubabaje wazamushyize mu mago mu kabana aho ngiye nkigendera nta kibazo. urabona nyine umugore wawe mwana utamukeneze ko mba ndeba washyuhagujwe ibintu byose wigize nyirandabizi hari inama mba nagusabye tudapfa n'ubusa reka mbyihorere ahari ejo n'ejo bundi uzibuka ko nakubwije ukuri ngo man ukazaye nawe unyinjirira cyane bro simba nakwinjiri tusaye tumenyana ariko ntitumenyerane sibyo. rero mwana reka tubyihorere n'ubwa mbere n'ubwa nyuma njye kugira iyi nama. I'm sorry. byaba bita kurushaho mwana. ariko mwana uretse kuzana n'ubu ntabwo uremera ko washyingira n'uriya musore ngo Lorenzo. ako se papa uwo musore ushaka kunkingirana nazi undi ni musore nyabaki umusore ntaranabona. nashatse kumukwereka ntubyemera nagerageje kugira ngo byibuze mubashe guhura ariko ntabwo wabishakaga. Ntabwo nabishakaga nibyo pe uvuze ukuri nta nubwo na n'ubu nkibishaka ntabwo ari mu bitagiye ariko ubundi ni iyihe mpamvu ubundi yaguhaye iki gituma uhora umunkingira bigeze aho ngaho. Erega hari amafaranga ye nariye. Gwiki? Amafaranga ye nariye rero kugira ngo ikibazo gikemuke neza nuko mugomba kubana ikibazo kigakemuka bikava mu nzira. Ayo mafaranga ye wariye wazayamwishyuye nyakure he? Monika njyewe ndi igicuruzwa ariko urabona Imana yanjye uzashaka ubundi buryo yamwishyuramo kuko ndatekereza ujya kuyarya wari uzi uburyo ugomba kuzamwishyuramo. hasi ubundi wabanje ukabonana nawe ukamureba. Papa noneho ibi byo birandenze ngo hari amafaranga